Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagushimiye, ndakubashye, ngushyize hejuru, gushimiye kuri rubasha, ushobora byose, urakomeye, urarenze, urahebuje, uribashije kandi uratsinda, urarinda, urakiza kandi urarema, urazura. Mu izina rya Yesu Kristo uhabwa icyubahiro kuko uri nyir'icyubahiro. Uri Imana ihindura ibyananiranye, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ijambo ryawe rirarema kandi ijambo ryawe niryo ryandemye, maze undema mu ishusho yawe, umpereza ubushobozi bwo gutegeka isi n'ibiyirimo byose. Ubwo bushobozi n'ubutware wandemanye, mu izina rya Yesu Kristo ndabugushimiye. Ndagushimiye ko Yesu Kristo yaje kubushimangira ubwo yamenaga amaraso ku musaraba i Golgota. Yampaye ubushobozi n'ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, yampaye ubushobozi n'ububasha bwo kwimura imisozi. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Niyo mpamvu ayo maraso Yesu yameneye, Data nihuje nayo, ndayakiriye, ndayanyoye, ndayagotomeye, ndayiyuhagije, kugira ngo ankureho ikintu cyose kintandukanya n'ishusho yawe wandemanye, ikintu cyose kintandukanya n'ubushobozi bwo kurema, ikintu cyose kintandukanya n'ubushobozi bwo gutwara isi n'ibiyirimo, ikintu cyose kinshyira hasi, amaraso Yesu Kristo agikureho, amaraso Yesu Kristo akirwanye, amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti agitsembeho, maze Data ubwo bushobozi, icyo cyubahiro, ubwo bwiza, ubwo butware wandemanye muri aka kanya bungaragareho. Data mu izina rya Yesu Kristo ayo maraso akimara kungaragaraho, ndahamya ko bihindutse. Ibyari byaranze guhinduka, ndabihamiriza ko bihindutse. Mbifasheho ububasha, byambuye ubushobozi, byambuye ijambo. Abanzi banjye mbafasheho ijambo, ibyari bimfiteho ijambo ndaribambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyanjye bari bafite ndabibambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyago byari bingose mbyigijeyo, ndabyanze, ndabisenye, ndabihiritse mu izina rya Yesu Kristo. Ibyamvuzweho bibi ndabivuguruje, ndabyanze mu izina rya Yesu. Ibitsikamira byose, ibimbangamira byose, mbigiye hejuru mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikirere cy'abarozi ndagihiritse, ikirere cyansikamiraga ndatura ko gisenyutse. Abarozi bandogaga bose mbagizeho ububasha, ndabanesheje, ntabwo bazongera kubishobora. Ibyari bingose byose birasenyutse, ibyari bimpagurukiye byose ndabyicaje, ibyamvugaga nabi byose ndabicecekesheje, ibyandwanyaga byose ndabitsinze. Inkike z'i Yeriko ziraridutse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ryawe rirambwira ngo Hamani umwanzi w'Abayuda amaze kugambanira Moridekayi, amaze no kwandikisha urwandiko rwo kurimbura Abayuda bose, Esiteri yegereye Imana arasenga, hanyuma asaba umwami kwandika urundi rwandiko ruvuguruza urwo Hamani yari yandikishije rwo kurimbura Abayuda bose. Umwami yararwanditse, rwa rwandiko ruravuguruzwa. Nanjye ndavuguruza amagambo yose yamvuzweho, ndavuguruza inzandiko zose zanyanditsweho mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana Nyiringabo, tegeka handika urundi rwandiko rushya ruvuguruza inzandiko zose zanditswe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inzandiko zari zaranditswe ko ntazakira zivuguruzwe, inzandiko zari zaranditswe ko nzapfa zivuguruzwe, inzandiko zari zaranditswe ko ntaho nzagera zivuguruzwe mu izina rya Yesu Kristo. Inzandiko zanditsweho uburwayi ngomba kurwara zivuguruzwe, ndandika izindi nzandiko nshyashya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenya,
ndatwika, ndashwanyaguza inzandiko zose zanditswe ku buzima bwanjye, iz'abarozi na satani bandikishije zose nzimaze mu muriro w'Imana, ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Birashobotse ibyo mwari muzi ko bitazashoboka, biratangiye ibyo mwari muzi bitazabaho, bibayeho ibyo mutakekaga, birazutse ibyo mwari mwarishe, birazutse ibyo mwari mwaratwaye. Iyo nyanja iri imbere yanjye irakamye mu izina rya Yesu Kristo. Icyo kigeragezo kirarangiye, Yesu Kristo yabyemeye ko kirangira, Data yabyemeye ko kirangira mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe kandi rirambwira Data ngo nzakenyeruza abami kugira ngo nkukingurire. Data mpagaze mu mbaraga mpabwa n'iryo jambo, nkenyuruza abakenyeye umugisha wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakenyuruza abakenyeye ibyanjye, ndakenyuruza abakenyeye ubutunzi bwanjye, ndakenyuruza abakenyeye igikundiro cyanjye, ndakenyuruza abakenyeye urugo rwanjye, ndakenyuruza abakenyeye iby'Imana yandemeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyago bihindukirire ababizanye, ibyago bihindukirire abanzi banjye, bihindukirire ababinteje. Ibyago byabo birabasubiranye mu izina rya Yesu. Ibyo bandoze bibasubiyeho, inama mbi zabo zirabasubiranye, abangambaniraga birabasubiranye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabibashubije katika jina la Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu mbibanazeho, mbibateyeho, mbibashyizeho mu izina rya Yesu. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ko igiti bari bamanitse kugira ngo Moridekayi akimanikweho, cyamanitsweho uwari wakimanikishije ari we Hamani. Nanjye ndategetse kugira ngo igiti cyari cyamanitswe kugira ngo nyimanikweho, kimanikweho uwakimanikishije. Urwobo rwari rwacukuwe kugira ngo rugwemo warucukurishije mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro bari bacanye kugira ngo bawunduhemo, ufata bawucanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo mitego mwari mwateze, Data arategetse kugira ngo mube ari mwe muyigwamo. Buri muntu wese asoroma imbuto z'igiti yateye, buri muntu wese asarura aho yabibye mu izina rya Yesu. Ibyo mwakoze bibagarukire, ibyo mwamvuzeho biba ari mwe bibaho, ibyo mwatekerezaga biba ari mwe bigererwaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasinyura ibyo mwari mwaransinyiye ku buzima bwanjye, ibyo mwari mwaranyanditseho byose ndabisinyuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasinyura ibyo abagome bavuze ku muryango wanjye, aho mwibwiraga ntazagera ndaharenze, aho mwari muzi ko ntazakandagira ndahakandagira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabatangariza ko aho mwageze mumvuga nabi, aho mwageze munsebya, aho mwageze mungambanira, aho ngaho mugiye kuhagera mwamamaza intsinzi Yesu yangiriye, mwamamaza ineza Yesu yangiriye, mwamamaza urukundo Yesu yangiriye, mwamamaza imirimo Yesu yangiriye, mwamamaza ko Yesu agira neza, mwamamaza Imana yanjye, mwamamaza Uwiteka Imana Nyiringabo ko ariyo Mana yonyine ishoboye byose. Iki ni cyo gihe Imana yambwiye cyo kundwanirira, iki ni cyo gihe cyo gutsinda, iki ni cyo gihe cyo kunesha, iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu masezerano Imana yampaye, iki ni cyo gihe cyo gukira nkahinduka umukire udasanzwe, iki ni cyo gihe cyo kuzamuka mu ntera, iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu ijambo ry'Imana rikarimira ku buzima bwanjye. Data yabyemeye, Yesu Kristo yabyemeye. Icyo ni cyo gihe cyo gushyira iherezo ku byandwanyaga byose. Yesu yabishyizeho iherezo, Yesu yategetse ngo bihinduke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana inyicaje aho ntatekerezaga kwicara, Imana ingejeje aho ntatekerezaga kugera. Indwara zirakize, ubukene burarangiye, igisuzuguriro kirangiye, umwuka w'akamenyero n'uburetwa uvuyeho urashwanyaguritse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abanyihishagamo baragaragaye, baratsinzwe. Ibyari byagambiriwe ku buzima bwanjye byose birahindutse, biburijwemo. Iyo migambi mibi yose iburijwemo, Yesu yayiburijwemo.
ndarema ubushya ku buzima bwanjye. Yesu andemeye ubuzima bushya muri Kristo Yesu, andemeye akandi kazi gashya, andemeye izindi nshuti nziza, andemeye amahoro n'umunezero, andemeye icyubahiro n'igikundiro. Yesu aranzamuye, Yesu arankundwakaje, Yesu ankozeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana yabyemeye ko bihinduka, kandi ubuzima bwanjye bugeze kure cyane. Ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Uwiteka, ntawashobora kubukuramo, ntawashobora kundwanirizamo, kuko ntabwo ndwanwa kandi ntabwo njya ntsindwa mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu kuko ubyemeye, urakoze kuko uteye kashe kuri rino sengesho, kandi urakoze kuko Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye, ndakubashye, ngushyize hejuru, gushimiye kuri rubasha, ushobora byose, urakomeye, urarenze, urahebuje, uribashije kandi uratsinda, urarinda, urakiza kandi urarema, urazura. Mu izina rya Yesu Kristo uhabwa icyubahiro kuko uri nyir'icyubahiro. Uri Imana ihindura ibyananiranye, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ijambo ryawe rirarema, kandi ijambo ryawe niryo ryandemye, maze undema mu ishusho yawe, umpereza ubushobozi bwo gutegeka isi n'ibiyirimo byose. Ubwo bushobozi n'ubutware wandemanye, mu izina rya Yesu Kristo ndabugushimiye. Ndagushimiye ko Yesu Kristo yaje kubushimangira ubwo yamenaga amaraso ku musaraba i Golgota. Yampaye ubushobozi n'ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, yampaye ubushobozi n'ububasha bwo kwimura imisozi. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Niyo mpamvu ayo maraso Yesu yameneye, Data nihuje nayo, ndayakiriye, ndayanyoye, ndayagotomeye, ndayiyuhagije, kugira ngo ankureho ikintu cyose kintandukanya n'ishusho yawe wandemanye, ikintu cyose kintandukanya n'ubushobozi bwo kurema, ikintu cyose kintandukanya n'ubushobozi bwo gutwara isi n'ibiyirimo, ikintu cyose kinshyira hasi, amaraso Yesu Kristo agikureho, amaraso Yesu Kristo akirwanye, amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti agitsembeho, maze Data ubwo bushobozi, icyo cyubahiro, ubwo bwiza, ubwo butware wandemanye muri aka kanya bungaragareho. Data mu izina rya Yesu Kristo, ayo maraso akimara kungaragaraho, ndahamya ko bihindutse. Ibyari byaranze guhinduka, ndabihamiriza ko bihindutse. Mbifasheho ububasha, byambuye ubushobozi, byambuye ijambo. Abanzi banjye mbafasheho ijambo, ibyari bimfiteho ijambo ndaribambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyanjye bari bafite ndabibambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyago byari bingose mbyigijeyo, ndabyanze, ndabisenye, ndabihiritse mu izina rya Yesu Kristo. Ibyamvuzweho bibi ndabivuguruje, ndabyanze mu izina rya Yesu. Ibitsikamira byose, ibimbangamira byose, mbigiye hejuru mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikirere cy'abarozi ndagihiritse, ikirere cyansikamiraga ndatura ko gisenyutse. Abarozi bandugaga bose mbagizeho ububasha, ndabanesheje, ntabwo bazongera kubishobora. Ibyari bingose byose birasenyutse, ibyari bimpagurukiye byose ndabyicaje, ibyamvugaga nabi byose ndabicecekesheje, ibyandwanyaga byose ndabitsinze. Inkike z'i Yeriko ziraridutse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ryawe rirambwira ngo Hamani umwanzi w'Abayuda amaze kugambanira Moridekayi, amaze no kwandikisha urwandiko rwo kurimbura Abayuda bose, Esiteri yegereye Imana arasenga, hanyuma asaba umwami kwandika urundi rwandiko ruvuguruza urwo Hamani yari yandikishije rwo kurimbura Abayuda bose.
umwami yararwanditse, rwa rwandiko ruravuguruzwa. Nanjye ndavuguruza amagambo yose yamvuzweho, ndavuguruza inzandiko zose zanyanditsweho mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana Nyiringabo, tegeka handika urundi rwandiko rushya ruvuguruza inzandiko zose zanditswe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inzandiko zari zaranditswe ko ntazakira zivuguruzwe, inzandiko zari zaranditswe ko nzapfa zivuguruzwe, inzandiko zari zaranditswe ko ntaho nzagera zivuguruzwe mu izina rya Yesu Kristo. Inzandiko zanditsweho uburwayi ngomba kurwara zivuguruzwe, ndandika izindi nzandiko nshyashya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenya, ndatwika, ndashwanyaguza inzandiko zose zanditswe ku buzima bwanjye, iz'abarozi na Satani bandikishije zose nzinaze mu muriro w'Imana, ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Birashobotse ibyo mwari muzi ko bitazashoboka, biratangiye ibyo mwari muzi bitazabaho, bibayeho ibyo mutakekaga, birazutse ibyo mwari mwarishe, birazutse ibyo mwari mwaratwaye. Iyo nyanja iri imbere yanjye irakamye mu izina rya Yesu Kristo. Icyo kigeragezo kirarangiye, Yesu Kristo yabyemeye ko kirangira, Data yabyemeye ko kirangira mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe kandi rirambwira Data ngo nzakenyuruza abami kugira ngo nkukingurire. Data, mpagaze mu mbaraga mpabwa n'iryo jambo, nkenyuruza abakenyeye umugisha wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakenyuruza abakenyeye ibyanjye, ndakenyuruza abakenyeye ubutunzi bwanjye, ndakenyuruza abakenyeye igikundiro cyanjye, ndakenyuruza abakenyeye urugo rwanjye, ndakenyuruza abakenyeye iby'Imana yandemeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyago bihindukirire ababizanye, ibyago bihindukirire abanzi banjye, bihindukirire ababinteje. Ibyago byabo birabasubiranye mu izina rya Yesu. Ibyo bandoze bibasubiyeho, inama mbi zabo zirabasubiranye, abangambaniraga birabasubiranye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabibashubije katika jina la Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu mbibanazeho, mbibateyeho, mbibashyizeho mu izina rya Yesu. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ko igiti bari bamanitse kugira ngo Moridekayi akimanikweho, cyamanitsweho uwari wakimanikishije ari we Hamani. Nanjye ndategetse kugira ngo igiti cyari cyamanitswe kugira ngo nyimanikweho, kimanikweho uwakimanikishije. Urwobo rwari rwacukuwe kugira ngo rugwemo uwarucukurishije mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro bari bacanye kugira ngo bawunduhemo, ufata abawucanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo mitego mwari mwateze, Data arategetse kugira ngo mube ari mwe muyigwamo. Buri muntu wese asoroma imbuto z'igiti yateye, buri muntu wese asarura aho yabibye mu izina rya Yesu. Ibyo mwakoze bibagarukire, ibyo mwamvuzeho biba rimwe bibaho, ibyo mwatekerezaga biba rimwe bigerirwaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasinyura ibyo mwari mwaransinyiye ku buzima bwanjye, ibyo mwari mwaranyanditseho byose ndabisinyuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasinyura ibyo abagome bavuze ku muryango wanjye, aho mwibwiraga ntazagera ndaharenze, aho mwari muzi ko ntazakandagira ndahakandagira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabatangariza ko aho mwageze mumvuga nabi, aho mwageze munsebya, aho mwageze mungambanira, aho ngaho mugiye kuhagera mwamamaza intsinzi Yesu yangiriye, mwamamaza ineza Yesu yangiriye, mwamamaza urukundo Yesu yangiriye, mwamamaza imirimo Yesu yangiriye, mwamamaza ko Yesu agira neza, mwamamaza Imana yanjye, mwamamaza Uwiteka Imana Nyiringabo ko ariyo Mana yonyine ishoboye byose. Iki ni cyo gihe Imana yambwiye cyo kundwanirira, iki ni cyo gihe cyo gutsinda, iki ni cyo gihe cyo kunesha, iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu masezerano Imana yampaye, iki ni cyo gihe cyo gukira nkahinduka umukire udasanzwe, iki ni cyo gihe cyo kuzamuka mu ntera, iki ni cyo gihe
igihe cyo kwinjira mu ijambo ry'Imana rikarimira ku buzima bwanjye. Data yabyemeye, Yesu Kristo yabyemeye. Icyo ni cyo gihe cyo gushyira iherezo ku byandwanyaga byose. Yesu yabishyizeho iherezo. Yesu yategetse ngo bihinduke. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana inyicaje aho ntatekerezaga kwicara, Imana ingejeje aho ntatekerezaga kugera. Indwara zirakize, ubukene burarangiye, igisuzuguriro kirangiye, umwuka w'akamenyero n'uburetwa uvuyeho urashwanyaguritse. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abanyihishagamo baragaragaye, baratsinzwe. Ibyari byagambiriwe ku buzima bwanjye byose birahindutse, biburijwemo. Iyo migambi mibi yose iburijwemo, Yesu yayiburijwemo. Ndarema ubushya ku buzima bwanjye. Yesu andemeye ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Andemeye akandi kazi gashya, andemeye izindi nshuti nziza, andemeye amahoro n'umunezero, andemeye icyubahiro n'igikundiro. Yesu aranzamuye, Yesu arankundwakaje, Yesu ankozeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana yabyemeye ko bihinduka, kandi ubuzima bwanjye bugeze kure cyane. Ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Uwiteka. Ntawashobora kubukuramo, ntawashobora kundwanirizamo, kuko ntabwo ndwanwa kandi ntabwo njya ntsindwa. Mu izina rya Yesu, urakoze Yesu kuko ubyemeye, urakoze kuko uteye kashe kuri ino sengesho, kandi urakoze kuko Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye, ndakubashye, ngushyize hejuru, gushimiye kuri rubasha, ushobora byose, urakomeye, urarenze, urahebuje, uribashije kandi uratsinda, urarinda, urakiza kandi urarema, urazura. Mu izina rya Yesu Kristo uhabwa icyubahiro kuko uri nyir'icyubahiro. Uri Imana ihindura ibyananiranye, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ijambo ryawe rirarema, kandi ijambo ryawe niryo ryandemye, maze undema mu ishusho yawe, umpereza ubushobozi bwo gutegeka isi n'ibiyirimo byose. Ubwo bushobozi n'ubutware wandemanye, mu izina rya Yesu Kristo ndabugushimiye. Ndagushimiye ko Yesu Kristo yaje kubushimangira ubwo yamenaga amaraso ku musaraba i Golgota. Yampaye ubushobozi n'ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, yampaye ubushobozi n'ububasha bwo kwimura imisozi. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Niyo mpamvu ayo maraso Yesu yameneye, Data nihuje nayo, ndayakiriye, ndayanyoye, ndayagotomeye, ndayiyuhagije, kugira ngo ankureho ikintu cyose kintandukanya n'ishusho yawe wandemanye, ikintu cyose kintandukanya n'ubushobozi bwo kurema, ikintu cyose kintandukanya n'ubushobozi bwo gutwara isi n'ibiyirimo, ikintu cyose kinshyira hasi. Amaraso Yesu Kristo agikureho, amaraso Yesu Kristo akirwanye, amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti agitsembeho, maze Data ubwo bushobozi, icyo cyubahiro, ubwo bwiza, ubwo butware wandemanye muri aka kanya bungaragareho. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ayo maraso akimara kungaragaraho, ndahamya ko bihindutse. Ibyari byaranze guhinduka, ndabihamiriza ko bihindutse. Mbifasheho ububasha, byambuye ubushobozi, byambuye ijambo. Abanzi banjye mbafasheho ijambo, ibyari bimfiteho ijambo ndaribambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyanjye bari bafite ndabibambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyago byari bingose mbyigijeyo, ndabyanze, ndabisenye, ndabihiritse mu izina rya Yesu Kristo. Ibyamvuzweho bibi ndabivuguruje, ndabyanze mu izina rya Yesu. Ibitsikamira byose, ibimbangamira byose, mbigiye hejuru mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikirere cy'abarozi ndagihiritse, ikirere cyansikamiraga ndatura ko gisenyutse.
abarozi bandogaga bose mbagizeho ububasha, ndabanesheje, ntabwo bazongera kubishobora. Ibyari bingose byose birasenyutse, ibyari bimpagurukiye byose ndabyicaje, ibyamvugaga nabi byose ndabicecekesheje, ibyarwanyaga byose ndabitsinze. Inkike z'i Yeriko ziraridutse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ryawe rirambwira ngo Hamani umwanzi w'Abayuda amaze kugambanira Moridekayi, amaze no kwandikisha urwandiko rwo kurimbura Abayuda bose, Esiteri yegereye Imana arasenga, hanyuma asaba umwami kwandika urundi rwandiko ruvuguruza urwo Hamani yari yandikishije rwo kurimbura Abayuda bose. Umwami yararwanditse, rwa rwandiko ruravuguruzwa. Nanjye ndavuguruza amagambo yose yamvuzweho, ndavuguruza inzandiko zose zanyanditsweho mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana Nyiringabo, tegeka handika urundi rwandiko rushya ruvuguruza inzandiko zose zanditswe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inzandiko zari zaranditswe ko ntazakira zivuguruzwe, inzandiko zari zaranditswe ko nzapfa zivuguruzwe, inzandiko zari zaranditswe ko ntaho nzagera zivuguruzwe mu izina rya Yesu Kristo. Inzandiko zanditsweho uburwayi ngomba kurwara zivuguruzwe, ndandika izindi nzandiko nshyashya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenya, ndatwika, ndashwanyaguza inzandiko zose zanditswe ku buzima bwanjye, iz'abarozi na Satani bandikishije zose nzimaze mu muriro w'Imana, ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Birashobotse ibyo mwari muzi ko bitazashoboka, biratangiye ibyo mwari muzi bitazabaho, bibayeho ibyo mutakekaga, birazutse ibyo mwari mwarishe, birazutse ibyo mwari mwaratwaye. Iyo nyanja iri imbere yanjye irakamye mu izina rya Yesu Kristo. Icyo kigeragezo kirarangiye, Yesu Kristo yabyemeye ko kirangira, Data yabyemeye ko kirangira mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe kandi rirambwira Data ngo nzakenyuruza abami kugira ngo nkukingurire. Data mpagaze mu mbaraga mpabwa n'iryo jambo, nkenyuruza abakenyeye umugisha wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakenyuruza abakenyeye ibyanjye, ndakenyuruza abakenyeye ubutunzi bwanjye, ndakenyuruza abakenyeye igikundiro cyanjye, ndakenyuruza abakenyeye urugo rwanjye, ndakenyuruza abakenyeye iby'Imana yandemeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyago bihindukirire ababizanye, ibyago bihindukirire abanzi banjye, bihindukirire ababinteje. Ibyago byabo birabasubiranye mu izina rya Yesu. Ibyo bandoze bibasubiyeho, inama mbi zabo zirabasubiranye, abangambaniraga birabasubiranye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabibashubije katika jina la Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Mbibanazeho, mbibateyeho, mbibashyizeho mu izina rya Yesu. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ko igiti bari bamanitse kugira ngo Moridekayi kimanikweho, cyamanitsweho uwari wakimanikishije ari we Hamani. Nanjye ndategetse kugira ngo igiti cyari cyamanitswe kugira ngo nyimanikweho, kimanikweho uwakimanikishije. Urwobo rwari rwacukuwe kugira ngo rugwemo uwarucukurishije mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro bari bacanye kugira ngo bawunduhemo, ufata abawucanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo mitego mwari mwateze, Data arategetse kugira ngo mube ari mwe muyigwamo. Buri muntu wese asoroma imbuto z'igiti yateye, buri muntu wese asarura aho yabibye mu izina rya Yesu. Ibyo mwakoze bibagarukire, ibyo mwamvuzeho biba rimwe bibaho, ibyo mwatekerezaga biba rimwe bigererwaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasinyura ibyo mwari mwarasinyiye ku buzima bwanjye, ibyo mwari mwaranyanditseho byose ndabisinyuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
ndasinyura ibyo abagome bavuze ku muryango wanjye, aho mwibwiraga ntazagira ndaharenze, aho mwari muzi ko ntazakandagira ndahakandagira. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndabatangariza ko aho mwageze mumvuga nabi, aho mwageze munsebya, aho mwageze mungambanira, aho ngaho mugiye kuhagera mwamamaza intsinzi Yesu yangiriye, mwamamaza ineza Yesu yangiriye, mwamamaza urukundo Yesu yangiriye, mwamamaza imirimo Yesu yangiriye, mwamamaza ko Yesu agira neza, mwamamaza Imana yanjye, mwamamaza Uwiteka Imana Nyiringabo ko ariyo Mana yonyine ishoboye byose. Iki ni cyo gihe Imana yambwiye cyo kundwanirira, iki ni cyo gihe cyo gutsinda, iki ni cyo gihe cyo kunesha, iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu masezerano Imana yampaye, iki ni cyo gihe cyo gukira nkahinduka umukire udasanzwe, iki ni cyo gihe cyo kuzamuka mu ntera, iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu ijambo ry'Imana rikarimira ku buzima bwanjye. Data yabyemeye, Yesu Kristo yabyemeye. Icyo ni cyo gihe cyo gushyira iherezo ku byandwanyaga byose. Yesu yabishyizeho iherezo, Yesu yategetse ngo bihinduke. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana inyicaje aho ntatekerezaga kwicara, Imana ingejeje aho ntatekerezaga kugera. Indwara zirakize, ubukene burarangiye, igisuzuguriro kirangiye, umwuka w'akamenyero n'uburetwa uvuyeho urashwanyaguritse. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abanyihishagamo baragaragaye, baratsinzwe. Ibyari byagambiriwe ku buzima bwanjye byose birahindutse, biburijwemo. Iyo migambi mibi yose iburijwemo, Yesu yayiburijwemo. Ndarema ubushya ku buzima bwanjye. Yesu andemeye ubuzima bushya muri Kristo Yesu, andemeye akandi kazi gashya, andemeye izindi nshuti nziza, andemeye amahoro n'umunezero, andemeye icyubahiro n'igikundiro. Yesu aranzamuye, Yesu arankundwakaje, Yesu ankozeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana yabyemeye ko bihinduka, kandi ubuzima bwanjye bugeze kure cyane. Ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Uwiteka, ntawashobora kubukuramo, ntawashobora kundwanirizamo, kuko ntabwo ndwanwa kandi ntabwo njya ntsindwa. mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu kuko ubyemeye, urakoze kuko uteye kashe kuri rino sengesho, kandi urakoze kuko